hano hantu mureba nari umuzamu warindaga aya mazu n'aya mahema yubatse muri bibanza mubona za gusaba uburenganzira kugira ngo hashe agatungo baranyemerera ngura intama ndayiguze mu karere ka Rulindo ahantu biti muhondo intama ndayizana nyishyano narindaga bino bijya kuba bajya kubasenyera intama yanjye barayifashe bashyira mu byabo kandi ibyabo nge simbizi intama yanjye yabigendeyemo narindaga iyi mitiba mureba hano aya mazu mureba n'amahema yari yubatse hano amwe mu makwe yose niyo narindaga intama yanjye sinzi iherezo ryayo gitifu umurenge wayoboraga yaremeye kuma intama yanjye baramwimuye yayoboraga hano mu murenge wa Jari bamwimuriye mu murenge wa Gatsata bayobozi nkamwe nasabaga kugira ngo mu ndenganure munyishurize Ruganzu n'ibisumizi ane intama yanjye namenye mfite amakuru neza yuko intama yanjye yabyaye baye mbashimiye rwose ni mu ndenganure izina rya Cyambarantama Cyambarantama wa Cyambarantama umuvugizi wa Cyambarantama ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nka murinda umunyarwanda ndi rugambirira abahunderwa muza nyiri icumu ry'inganzamarumbo nyiri imishumi yishe nyiri imishweko ndi umukanguzi w'icyuma cyitatire cya Mutabazi naritatiye ndatera ndatikura nera ababisha ubwoba byambarira Imana ubugondo bugoyi buragendwa n'inyamuyaga iziri boye zitaribonye nkazinyaga ibyatsi n'ibyatsi n'imyugariro inyamukubira umugabo mwizinga izuba rikazima nanyaginduro z'ubushonje mu butambarana cyumuhinza mugabo za mukiganda mugaba kandi ndi umugabo Ruganzu niwe wantumye nkuko bisanzwe rero iyi ni groupe Ruganzu n'ibisumizi ishinzwe kubungabunga ibisigisige by'amateka kuva mu 1500 kugaruka uyu munsi n'inyuma yaho hashi ni groupe y'urubyiruko idaheza abasaza n'abakecuru uyu mureba ni Cyambarantama wa wundi mwabonye ku mihanda acuruza filimi z'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori jewe mfata amateka ya gakondo ya kera mu bushobozi nigishijwe n'uyu musaza hayabyazamo umusaruro ntawe ndiwe nta nicyo mfite i Rubanda rwa Giseseka nasaba kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abayobozi bose bakugaragiye ariko ndasaba mbaciriye bugufi asaba ciye bugufi mw'izina rya groupe Ruganzu n'ibisumizi muri mwaka w'ibihumbi 2017 ahantu mureba twarahageze tumaze gukora filimi yitwa Ruganzu n'ibisumizi ubwo twayimurikiraga ministeri zose z'igihugu cy'u Rwanda banyakubaho abayobozi muyoboye uru Rwanda subiremo nta muntu tuziranye muri uru Rwanda muyoboye byibura uyobora akagari izi nyandiko mureba hari impapuro nagureho ubutaka dupfukamyemo ubutaka dupfukamyemo nabuguze kunguzanyo y'ingwate ya banke iyo ngwate ya banke nayihawe na Mukakanani Beatrice yari mama wanjye nyijyana muri banke y'Umutangwa Finance Company Limited Desire umukozi w'iyo banke ahantu mureba yarahageze magura n'umukecuru nyirira ishyamba witwa Mukabidenge Margarita umuhungu we witwa Munana w'umusaza utuye aha yaransinyiye nk'umugabo akagira umuhungu witwa Michel akagira n'umukobwa uteka Akiru witwa Genevieve twahubatse inzu ebyiri za Kinyarwanda 2017 mbere y'amatora ya Perezida wa Repubulika tumaze kuzubaka 2018 umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO Kajuga Jerome yaje gusura hano hantu ashima ibikorwa dukora amaze gushima bino bikorwa dukora yatugiriye inama ko bitewe n'ubikorwa dukora akari byiza ko twakandikira komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO bakadutera inkunga kugira ngo tuzamure ibikorwa dukora hano mu nzoga za Rubingo iyo nkunga barayiduteye baduha amatenti ayangaya ya pikiniki dutoya tuno bajyana muri pikiniki baduha n'ibikoresho byose by'igikoni 2020 twarongeye twandikira komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO tubasaba inkunga yo kudufasha kugira ngo twagure ibikorwa tuve ku rwego rw'abantu 10 tugera ku rwego rw'abantu 30
komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO ihagarariwe na Mutesa Albert, umuyobozi mukuru w'icyo kigo uhagarariye Kajuga Jerome. Uyu Kajuga Jerome niwe ushinzwe umuco muri UNESCO. Asobanuye ko nta buzima gatozi twigeze tugira, ntabwo dufite na n'uyu munsi. Uyu Kajuga Jerome yaratubwiye ngo nidufate iyi nyandiko yacu twanditse, reka afate logo ye ya kampani ye yitwa Mountain Sport Club Ibisumizi iyobora mu bisi bya Huye kwa Nyagakecuru. Ya logo ye ayishyire kuri titre ku mutwe w'iyi nyandiko yacu. None nayishyira deje ntago ari buze kutugora mu bintu tuvuga, araza kudusinyira mu buryo bworoheje. Twebwe nk'abaturage ntago twari kwanga ibyo umuyobozi yadutegetse, kuko twari tuje gusaba. Umuntu ajya gusaba ari uko ababaye. Twaremeye uyu Kajuga, twandika ngo Groupe Ruganzu n'Ibisumizi irashimira komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO ku nkunga y'ibikoresho baduteye 2018, tunasaba ukongererwa ubushobozi kuva ku rwego rw'abantu 10 kugera ku bantu 50. Aha hantu rero nyuma y'izo nzu ebyiri za 2017 twahubatse inzu 5 za Kinyarwanda. 2020 ku itariki 30 UNESCO yaduteye inkunga z'amatenti 4. Rimwe ryari riri hariya muri kiriya kibanza, irindi riri hariya muzehe haberetse, na hariya na hariya inyuma yanjye mureba. Ziriya nzu mureba zari ziteguye mu buryo bwa Kinyarwanda, ari inzu umuntu ashobora kuza ukamusobanura uko u Rwanda rwo hambere rwari rumeze. Niko kazi ziriya nzu zari zishinzwe. Aha mureba rero cyari icyicaro cya Groupe Ruganzu n'Ibisumizi. Nubwo tutarabona ibyangombwa by'ubuzima gatozi, njyewe Cyambarantama Niyonshuti Anderson n'uyu musaza Nyamufata Salvatore n'abandi bagabo 4 harimo n'uriya mugabo mwabonye uturega intama, nitwe bantu twubatse aha hantu. Nta nkunga n'imwe tubonye. Ibindi abaturage kubera uburyo babona twitanga bakaduha imiganda. Uyu Kajuga Jerome yifuje kugura hano hantu, turahamwima. Tumaze kuhamwima, izi nkunga twahawemo na leta. Yazanye na gitifu w'umurenge wa Jarindanga Patrice wimukiye mu Gatsata. Azana n'umuyobozi wa polisi, ubu nawe yarimutse ntago tuza ahantu yimukiye. Baza bavuga ko turi abakozi b'uyu mugabo Kajuga Jerome, ko baje kutwirukana. Twagaragaje izi nyandiko zigaragaza ko ubu butaka ari ubwacu twabuguze. None bamaze kubyumva bafata umwanzuro ko dore nawo nguyu ko ubafata umwanzuro ko tugomba kujya kumvikana n'uyu Kajuga Jerome ku ngufu. Twahereye ku murenge wa Jari tujya ku karere ka Gasabo. Ngeze ku karere ka Gasabo, uyu mugabo Kajuga Jerome buri hantu hose ngeze sinzi ukuntu abigenza, ngerayo bampimba amazina, ngerayo bandemera ibyo ntari byo, ngeranyo badushinze ibyaha tutazi. Murabona njyewe Cyambarantama ndi umukene, natangiye mvuga ko nta n'umuyobozi tuziranye byibura uyobora akagari. Uyu mugabo Kajuga Jerome yagiye ku karere ka Gasabo, we n'umuyobozi w'imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gasabo. Ngezeyo ngiye gutanga kuvuga ikibazo cyanjye, baravuga ngo njyewe nshinzwe ngo kwigisha abaturage ngo kwigumura kuri Repubulika, ngo nkabasubiza mu gihe cya kera, ngo bagasubira mu gihe cya cyane. Ndababwira ni njyewe ubwo bushobozi ntabwo mfite. Ni munyamurira ikibazo kiri aha ngaha cy'ibyanjye basenyuye, n'inkunga nawe na leta bibye basahuye. Noneho niba ibyo bintu mbikora Kajuga Jerome ajye kundega nanjye mu rukiko, leta y'u Rwanda impane. Bayobozi muyoboye uru Rwanda, ndabizi nubwo ndi rubanda rwa Giseseka, Cyambarantama akazi nkora murakazi. Ubwo bushobozi murabizi neza ko ntabwo nabona. Ibyo byose bivugwa kugira ngo bankange bakunde bigarurira ibyanjye. Aha hantu nubwo narakora mitasiyo ngo muri cyangombwa cy'ubutaka, ndarahira ku Mana y'u Rwanda ugiye kuzakibona. Ndarahira ku Mana y'u Rwanda ahantu uyu mugabo Kajuga Jerome nta n'igipesu kingana n'iyi shati kiri kuri iyi shati y'u Rwanda. Groupe Ruganzu n'Ibisumizi ifatanyije na Niyonshuti Anderson izwi ku izina rya Cyambarantama duteganya kuzamuhaho. Icyo twifuza nuko mwaturengana, nubwo turi abakene. Uyu mugabo akaba agenda atambika amafaranga hirya no hino. Ibi ndabizi ubwo mvugishije ukuri. Uyu munsi mushobora kujya kumva mukumva ngo banjyanye Mageragere.
cyangwa napfuye, ariko icyo nzira ndaza kuzira buno butaka. Bayobozi muyoboye uru Rwanda, namwe baturage mu burebye iyi nkuru, nimwumva ngo Cyambarantama yapfuye uyu munsi, shobora kugwa muri Nyabugogo, shobora kugwa muri Nyabarongo, imodoka ishobora kungonga, shobora no kujya kuri site tawa nkamanuka, shobora no kujya no kwa Makuza. Mukimara kumva ko Cyambarantama niyo nshuti Anderson yapfuye, muzamenye icyo nzize ibi bintu biri aha ngaha. Ntabwo ari leta y'u Rwanda ishinzwe gukemura ibibazo by'abaturage no kubarenganura. Uyu munsi sinyukora ngo bakwishe, sigaye nihisha kugira ngo nkunde mbeho, kuko nindamuka ngiye hagaragara nshobora kubura ubuzima bwanjye. Iyo ngiye kugenda mera nk'uvugije induru kugira ngo byibura abantu bamenye, ngo baze kumenya irengero ryanjye narengeyemo. Ihene, uru rugo mureba rwari rurimo ihene, rurimo intama, rurimo inkwavu, rurimo haburagamo inka, harimo intama, harimo ihene, harimo n'inkwavu n'inkoko. Mu bushobozi twari dufite ntabwo twakaguze inka. Ikiraro twubatse hariya twashakaga kugura inka, twari twabonye ubushobozi bwo kugura inka, baragisenye. Aya mazu mureba yose yarasakaye. Uyu Kajuga Jerome na gitifu w'umurenge mu myanzuro bo bifatiye ku ngufu zabo. Ariko turashimira ingabo z'u Rwanda za gisirikare, Imana iziha umugisha. Iyo zitahaba Cyambarantama uyu mureba mbafungiye ahantu nazi cyangwa narapfuye. Ndabashimira abayobozi b'igisirikare cya Jari. Nsubiremo, ndashimira abayobozi b'igisirikare cya Jari, nubwo batandeba, ariko hari igihe kizagera bamenye ko wenda nubwo batazi ko tubavuga neza, abashinzwe umutekano bose nubwo batazi wenda ko tubavuga neza, turabashimira ko byibura bavuze ngo mwitwara bino bintu Kajuga Jerome ashaka kunyaga aba bantu. Nimugende mu bifungire ku murenge, aba bantu baburane, uzatsinda azaza twari bino bintu. Uyu munsi Kajuga Jerome yaje ku murenge wa Jari avuga ko groupe Ruganzu n'ibisumizi ari abajura bigaruriye imitungo ye, harimo ubutaka, harimo n'inkunga groupe Ruganzu n'ibisumizi hawe na leta. Iyi nyandiko mureba isinyweho na directeur wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO. Aravuga ko groupe Ruganzu n'ibisumizi na Kajuga Jerome noneho ngo dufatanije za nkunga baduhaye, harimo ya mahema yaraha. None groupe Ruganzu n'ibisumizi ko mbere barabajura, uyu munsi babaye abana beza gute? Twaje aha ngaha duhamagawe n'umurenge, batubwira ko Kajuga yandikiye umurenge ababwira ko noneho yemeye kugabana na groupe Ruganzu n'ibisumizi, ko izankunga bari bazifatanije. Uyu muyobozi Kajuga Jerome na Mutesa Albert, directeur wa umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, ko niba ko bari bazi ko ibikoresho byahawe Kajuga Jerome baje kubifata, ko groupe Ruganzu n'ibisumizi ari abajura. Groupe Ruganzu n'ibisumizi yaje gufatanya na Kajuga Jerome gute? Ko mbere twaregwaga ko turi abajura, twibye ubutaka bwa Kajuga, amahema ari aya Kajuga ari wateye inkunga, tukarenganurwa nuko dufite inyandiko twaguriyeho ubutaka, tukagaragaza n'inyandiko twaguriyeho twasabiyeho, tukagaragaza n'inyandiko twasabiyeho inkunga, n'inyandiko y'umurenge nubwo tutari dufite icyangombwa cy'ubuzima gatozi, n'inyandiko y'umurenge twatumwe na UNESCO igaragaza ko umurenge utuzi, turi abaturage bakorera mu kagari kabo n'umurenge wabo, yewe no mwisibo. Bayobozi bayoboye uru Rwanda ntacyo twabitura kuko ntacyo dufite twabaha, ariko turabasaba cyane cyane inteko nshinga amategeko, umutwe w'abadepite, yewe na minisitiri w'intebe, mbere y'uko bigera kwa nyakubahwa perezida wa repubulika twahawe n'Imana y'u Rwanda, kugira ngo abashe kuturenganura. Umuntu yitwa intore kubera ko yariye. Bavuga mu muco nyarwanda ngo imfura ishenjagira ishira, ariko imfura iyo irenganye cyane iraturika ikavugisha ukuri ikitwa impfunya. Uyu munsi muranyita impfunya, ariko kuno ukuri banyarwanda muyoboye uru Rwanda. Ndi intore itari intoragura amayogi, ndi Cyambarantama nkuko nabivuze wa Cyambarantama, umuvugizi wa Cyambarantama, ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda. Ariko icyo tubasaba, turasaba kurenganurwa.
nubwo uyu mugabo afite amafaranga akaba ari umuyobozi mwahaye akazi muri leta y'u Rwanda, ntago ndahamya ko mutamwemereye ko agomba gutsikamira abaturage. Aya mahema izi nkunga twazihawe na leta y'u Rwanda nubwo ari aya UNESCO, ariko UNESCO ikorana na komisiyo y'u Rwanda, ntabwo ari komisiyo y'Akajuga na Mutesi Albert. Iyi ni komisiyo y'u Rwanda, ntabwo ari komisiyo y'Akajuga na Albert. Aba bayobozi bombi mu myanzuro muza kubona y'umurenge ndaza kuyifotora nyibereke, harimo ko izi nkunga zahawe Kajuga Jerome atari groupe Ruganzu n'Ibisumizi. Uyu munsi byamaze gusakuza, Kajuga Jerome na Mutesi bafata indi myanzuro ko ngo noneho ngo groupe Ruganzu n'Ibisumizi bafatanije na Kajuga Jerome. Dore ngibi mwokagira Imana mwe abantu muzi gusoma, turabasaba kuturenganura. Ubutaka bwo cyukora ubu butaka murebe uretse akarengane k'aya mazu, ubutaka noneho nta kibuvuga, ubanza Imana y'u Rwanda yadutabaye. Ariko turasaba n'izi nkunga ni izacu ntabwo ari izi. Niba yemeye ko dufatanije, bayobozi muri abahanga kuturusha, twebwe turi rubanda rwa giseseka, turabasaba ngo mukore ubusesenguzi. Nibiba ngombwa nomero yanjye ni 07 88 98 36 44. Mumamagare ndabazanira zino nyandiko muzi gusoma. Nimutabona bino bintu birimo ruswa n'amanyanga, icyo twemera cyo uru Rwanda ihohoterwa ryaraciwe. Kwicirwa ubusa, gusenyerwa, gutwikirwa byaraciwe muri uru Rwanda rw'Abanyarwanda. Muri iyi leta y'ubumwe ibyo bintu byaraciwe. Ariko uyu munsi bisigaranwe n'abantu bamwe, harimo abayobozi b'umuco. Koko niba uri umuyobozi w'umuco ugasenya ibikorwa nk'ibi bya kinyarwanda by'umuco, hari ubwo uzubaka iki? Uburi umuyobozi w'umuco Ndabizi uyu munsi agiye kunshinza ko namusebeje. Ukuri kuraryana nk'igisebe cy'umufunzo. Namwe murebe niba koko ubaye ngewe ntago wavuga. Navuze ko ndi intore itari intoragura amayogi. Kandi ngo intore ntiganya, ngo no mu nzira y'inzitane ishaka ibisubizo. Ibisubizo byanjye rero uyu munsi, intore ntiganya, no mu ishyamba ry'inzitane yishakira ibisubizo. Sibyo muze? Ariko uyu munsi ntabwo ari uko nabaye intoragura amayogi, ariko intore ikinya umugara rukihaza. Uyu munsi nye nashonje bayoboye uru Rwanda, niyo mpamvu nabaye intoragura amayogi. Murakoze, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe. Niteguye igisubizo cyanyu cyiza. Nimukenera izi nyandiko nzazibazanira, dore ngizo nizanyu. Murakoze.